kurikira neza ino filimi. Ni filimi nziza cyane iri bukuryohere. Umugore utagira impuhwe habe na gatoya, ntazigire n'umwana yibyariye mu nda ye nibura ngo arebe neza uko igize kiba kiryana cyangwa se abe yaracyumvishije. Yazanye umwana warangije amushyano ku muhanda. Ukurikire neza akantu ku kandi ribuze kukuryohera. Arangije ambwira ati mwana wanjye ndaje gatoya, hari ikintu ngiye kukuzana kandi kiri bukunezeze. Ariko inyuma y'uno mugore mu by'ukuri hari drone. Ese no drone yazanywe nande? Ese ninde waba uri kuyobora kuri uno mugore? No mugore hari ikintu yabonye hangaha, arangije araseka cyane ati ati umunsi wanjye ugiye kugenda neza cyane. Yarabonye imodoka, arangije uwo mwana niwe wari uri kuyobora drone. Uno mwana yitwa Ange. Turi hano ngaha rwose mu kiliziya, urabona padiri hari uwo yararinze kugira ngo abe yasezeranye uno mugabo. Yararinze uriya mugore ugiye kubanza kujugunya umwana we yibyariye. Uyu mugabo niwe bari bagiye gusezerana, ariko mu by'ukuri Ange niwe wari uri kuyobora iriya drone. Akiri ahangaha rero Ange hari ibintu yitegereje neza, arareba abona amafoto drone irimo kumuhereza, abona ntasanzwe. Rero no mugabo yararinze uriya mugore rwose ngo baze basezerane. Ange amukora ati papa, ati ibintu mbonye se atakira nawe irebere, aturebe ibintu ndimo kubona, urebe ibintu drone iri kunyereka. Arangije amuhereza hano ngaha, aramubwira ati mwana wanjye ubwo sibyo ni iki waba urimo kureba. Umugabo yaritegereje, amaze kwitegereza neza abona ni wa mugore we Claudine bagiye kubana. Aravuga ati atuye si Claudine, ati uno mwana we gushyira ahangaha se nuwande? Ukurikire neza filimi iri buze kukuryohera akantu ku kandi, ukitegereze neza kandi ukore subscribe. Nubona uyikunze ukore na like. Umugabo rwose yakomeje kwitegereza, areba ibirimo kuba ngaha biramushobera. Arangije nta kindi yakoze, yakomeje yitutumba avuga ati atusi uno mwana bakoze ikihe cyaha cyatuma rwose bamushyira mu muhanda? Atiswe n'imodoka ishobora kwamugongera. Ange yambwira ati pa nakubwiye rwose, ati uno mugore ugiye kubana nawe, uno mugore ugiye gusezerana nawe rwose si umugore, ntabwo afite umutima mwiza. Umugabo yabwiye padiri ati ndaje rwose padiri, nyihanganiraho gatoya, hari ikintu ngiye kureba. Afatana na Ange ukuboko rero, barangije barasohoka ahangaha. Urabona bagiye bihuta, bagiye kureba yuko batabara uriya mwana, ariko mu by'ukuri uriya mwana araza kurokoka cyangwa se baramugeraho byamaze kurangira. Ukurikirana akantu ku kandi, ino filimi iraryoshye cyane. Urabona rwose wa mwana bamuretse hano ku muhanda, wa mwana ari kurira ahamagara mama we avuga ati mama, ati nyamara uri hehe waje ukantabara? Ati ko numva ndi njyenyine tutakiri kumwe, ati mama uri hehe? Mu by'ukuri no mwana yararize, akomeza arira nk'umwana, ariko mu by'ukuri nta kindi gitekerezo afite cyo kuba yahivana. Uno mugabo rero yaje yirukanka cyane n'umwana we Ange, abona uwo mwana. Arangije nta kindi yakoze, yavuze ati uko biri kose ngomba kujya kumutabara. Ange ahamagara ati papa wambabariye kuko nawe batakugonga. Mu by'ukuri urabona imodoka yari imusatiriye, ariko ku bw'amahirwe nyiri imodoka yahise amubona, ahita aparika imodoka ye afata feri. Mu by'ukuri yaba atari uno mugabo yari we yamugonze, kuko nawe urabizi yuko abana utapfa kubabona bari mu muhanda kuko bari bato cyane. Claudine haje yirukanka avuga ati sheri wowe ninde se? Ati kuri mu muhanda. Ati sheri uri kumwe nande? Ati se sheri ubwo bakugonze waba urimo gukora iki? Yaje ahangaha asanga neza ari kumwe na wa mwana we yari amaze kujugunya. Mu by'ukuri kubw'umugisha ntabwo imodoka yamugonze, ahubwo yamutabaye. Urabona Claudine ntaguye mu kantu, yibaza uko bigenze, yibaza yabibwiwe nande kugira ngo abe ari buza gutabara uno mwana. Mu by'ukuri nubwo waba utagira impuhwe ku muntu wibyariye, uko biri kose ugomba kugira impuhwe cyangwa urukundo rukeya rugusigaramo nk'umubyeyi. Ariko uyu nguyu rwose Ange yaraje ahangaha yifatira drone yiwe, arangije aza ahangaha abwira papa ati papa nyamara murankubwira ariko ntabwo ujya wemera. Umugabo abwira umugore ati se madamu uno mwana ageze hano gute koko? Ati ubundi byagenze gute? Ange niko kumubwira ati pa narakubwira ariko ntabwo ujya wemera.
ati buri gihe ibintu byose ndabikubwira ukagira ngo ni ibyanjye, ngo nuko ndi umwana, ngo nuko ngo ntarakura, ngo mbega ngo ntazi ubwenge. Ariko papa ushaka nyamara wahumuka ukikora ku maso ukamenya neza yuko uno mugore Claudine atigeze nawe ubwawe agukunda, ahubwo ashaka kuza kubana kugira ngo abe yakitwarira imitungo. Claudine ahangaha yarangije avuga ati oya rwose sheri niwizere ibintu Ange arimo kukubwira, ati kubera yuko Ange urabizi yuko atigeze ankunda, nigeze ankunda habe na gatoya. Arangije amubwira ati kandi wibuke yuko Ange rwose agira amagambo, ashobora kuduteranya, ntabwo aba yifuza ko njye nawe twabana, ati uno mwana sinzi ikintu nziza, ati rwose nawe bitekerezeho wumve. Ange aramubwira ati ariko pa nzavuga kugeza kwa kangahe koko, ati kuki buri gihe nkubwira, ati hari ibintu byinshi cyane bya Claudine, ati pa reka nkubwire ukuntu byagenze. Ahangaha rero urabibona ukuntu byatangiye kugira ngo umwana amenye amakuru menshi y'uriya Claudine ushaka kubana na papa we. Turangaha rero papa we yararimo kwigisha uno mwana we Ange, ari kumwigisha drone, ari kumwigisha ukuntu bayobora. Amubwira ati rero mwana wanjye, ati drone nuko nguko bigenza, atuyizamura gahoro gahoro warangiza ukayigeza hejuru, ati kandi ntabwo ari byiza yuko drone igeza hejuru cyane, ati rero iyo ukanze hano ngaha uba ugiye kuyihagurutsa, ati ngaha ati nibwo iba ishobora kuba yatangira guhaguruka, ati kandi wibuke ko drone iguha amafoto meza kandi yizewe kandi mu by'ukuri asa neza. Ati nuko nguko bigenda mwana wanjye, turabona nyizamuye gahoro gahoro, ati raza kugera no hejuru mu bicu, ati uraza kuyibona, ati igeze hejuru, ariko ntabwo ari byiza cyane yuko wayirenza ahangaha iri, utangaha niho nibura ushobora kuba wayikarukiriza, ati uko ishobora kugucika ikaba yamanuka yabuze amaferi ikaba yagwa hasi. Ange arangije arishima cyane ati papa use nanjye nabikora, ati none se wamaye nanjye nkabikora nkareba. Urabona rwose Ange yaranejejwe no kuba yayiga, rwose ubona yuko abyishimiye, ari igikoresho yifuza kuba yamenya nuko babigenza. Papa yaje amubwira ati ngaha rero mwana wanjye, ati nuko nguko bigenda, ati ushaka kwizamura atukanda kuri kano ngaka, washaka no kuyiyobora ukaba wakanda ahangaha, ati kandi iyo urebye nabi ishobora kuba yahuruduka ikaba yagwa, uti rero ukora witonze nyine nk'umuntu ubizi ndetse ubisobanukiwe, uti nta kundi rero bigenda nuko nguko babigenza. Ati mwana wanjye rwose nizeye yuko urimo kubibona, ati ngakira nawe ubikore noneho ndebe yuko waba wabimenya. Kurikire neza ni inkuru ari kubwira papa we, ari kumubwira ukuntu byagenze kugira ngo amenye ibintu byinshi by'uriya mugore bashaka kubana ari we Claudine. Umwana ikindi yakoze rero yashangaha akomereza aho papa we yaragesheje. Bibuke yuko indege iri mu kirere, nuko nguko umwana byatangiye. Ahangaha rero iregeze mu kirere, yararimo kureba we muri drone, arimo kwitegereza cyane areba ukuntu amafoto arimo guhabwa naho yabigeze. Ukurikire witonde, ino film iraryoshye cyane. Icyo nakubwira kora subscribe ku Izubu Films, ubundi ujye uzibonera ku gihe kandi nziza kandi ziryoshye. Mu by'ukuri nuzikunda ukore na like ndetse na comment kuko bidusubizamo imbaraga. Ange rero yaritegereje ahangaha, yitegereza amafoto arimo guhabwa na drone, ari nakarushaho kugenda aya kamera. Hari ibintu yabonye, hari ibyo yitegereje, yabonye wa mugore Claudine n'ubundi aza ahangaha mu ishyamba yaraje guta uriya mwana. Ese kuki Claudine ashaka guta uno mwana kandi mu by'ukuri yaramwibyariye, ari umwana yikuriye mu nda? Ubundi ibingibi bikorwa na bamukase b'abantu, bigakorwa n'imiryango iba yarasigaranye abana itabakunda mu gihe mama batakiriho yarapfuye. Aho ngaho niho abandi bashobora kubikora, ariko umuntu wibyariye umwana akamukura mu nda ye, mu by'ukuri ibingibi ntabwo bikwiriye umubyeyi nyamubyeyi waba warabyaye umwana yaramugiriye ku gise. Ahangaha rero urabona arimo gutonganya uno mwana,
ambwira ati wa mwana we na papa we ndabarambiwe muri abakene, ati ntago nifuza gukomeza kubana namwe, nabonye umugabo uzampahira, nabonye umugabo uzanyitaho. Yaje ahangaha rero ashaka gushyira uno mwana mu ikarito. Ange niko arimo kubyitegereza avuga ati mana we, ati se uno mugore kuki ashaka guta uno mwana ahangaha koko? Urabona yakomeje abyitegereza neza. Ange nuko nkuko byatangiye kugira ngo amenye uno mugore Claudine, amenye ububi bwe. Mu by'ukuri nubwo papa we atigeze abimenya, Ange ni umunyabwenge cyane, yaracecetse, ariko papa we akomeje arangarira hejuru, akomeza arangara, nigeze amenya uko byagenze, ndetse nigeze amenya n'aya mafoto uno mwana arimo kureba ahangaha. Rwose akomeza amubwira ati mwana wanjye wayijyanye hehe noneho ko mbona itagaruka? Ati gerageza rwose igaruka, ati ko ndeba mu kirere sinyibone. Umwana yinjira amubwira ati papa urabizi, ati wowe mfasha ahangaha, ati hari ahantu ngiye gatoya, ati wowe tegereza gatoya ndaje, iminota mike cyane ni nk'iminota nk'ibiri. Papa ati se mwana wanjye ugiye he? Umwana ati oya papa si ngombwa ko makubwira, ariko ndaje we nyizera, utari akantu mboye ngiye kuzana rwose ngiye gutoragura hariya. Umugabo rwose ukazi ko umwana azikaritsiye ari hafi yo mu rugo, ntago yigeze abitinda, ahubwo yavuze ati reka nzane ino drone sinzara no mwana yitaye, reka rwose nyizane. Umugabo nuko rero akomeje kugenda kanda, ariko tukiri muri rya shyamba hari umugabo waje. Uyu niwe mugabo wa mbere wa Claudine, yaje asanga agiye guta umwana we. Arangije amubwira ati no dia, ntabwo ibingibi rwose bikwiriye, ntabwo wafata umwana wacu twibyariye ngo nurangiza umuzane hano ngaha mu ishyamba ugiye kwamuta. Atese ibisimba bimuriye. Claudine yinshatanya kumubwira ati ariko wa mugabo we nakubwiye yuko ubushobozi bwawe butabasha kuduhahira njye n'uno mwana. Ati nakubwiye yuko nta kintu ushoboye, utari kubundi uri umugabo. Ati ubundi abagabo ko bita ku bagore babo bakabahahira, bakabajyana muri salo, bakababitaho, bakabagurira imyenda ndetse bakanabasohokana. Turiho fata umwana wawe njye ibyo byose mu gihe utabishoboye. Ati fata iki cyana cyawe rwose ukijyana uruhane nacyo. Mu by'ukuri uno mugore ni umugore udafite umutima mwiza, ni umugore udafite impuhwe habe nkeya ku mwana we. Rwose urabona ni umugore ufite ubugome bumwuzuye, kandi mu by'ukuri ari umwana yibyariye. Ahangaha rero umugabo akomeje amubwira ati se sheri kuzi ko nta mabere ngira, ati kuzi ko ari we ushoboye kwita ku mwana, ati nzajya mu kazi nite no ku mwana. Arangije umugabo rwose byaramushobeye, arangije aragenda. Umugore arangije arangaha rwose asigara yibarira amafaranga ye, avuga ati reba amafaranga ngiye ubwanjye mba nifitiye, utari kuye mugabo banakubajije n'ijana ntiwaribona, utari ko reba yo mfite. Ati reba ukuntu ngiye ndi umukire, ati genda nawe uzite ku mwana wawe, ati ngiye ntabwo ibyo byawe mbishoboye, ati ubukene bwawe ntabwo nshoboye kubwihanganira, ati hangane utangane n'ayanjye. Ati umugabo n'uriya naho wowe sinzi icyo uri cyo. Dukomeje rero Ange yaje ahangaha. Urabona yuko Ange amaze kuza yaje mu by'ukuri ashakisha ya karito yabonye bashyiramo umwana. Azangaha ashakisha avuga ati si karito ko ntayibona kandi nayibonye hafi ahangaha. Urabona rwose umwana akomeje yitegereza, ariko hari icyo yabonye hirya. Arangije avuga ati buriya siyo mbonye se? Ati buriya siyo? Ati banza ari iriya nyamara, ati byajyaga kungana. Arangije avuga ati reka nihute nyisange ndebe yuko wa mwana yaba akirimo. Mu by'ukuri wa mwana ntawe urimo, twabibonye neza uko byagenze, papa we yamujyanye. Ange rero yaraje aje gutabara uno mwana, yaraje agira ngo arebe nibura yuko uno mwana yamuha ubuzima, yabasha kumutabara akamukura muri icyo gikarito. Nuko akiri aho ngaho Claudine amuturutse inyuma aramubwira ati ariko Ange we urimo kujya he? Ati iri shyamba se uranarizi? Ange aramubwira ati ndarizi, narinyuze hano ngaha nyine mu ishyamba, utari akantu nje kureba nyine utangaha mu ikarito. Ange aramubwira ati se ubu mu ikarito se wasizemo iki? Ati mu ikarito se uragishaka iki? Ati ahubwo se ubwo papa wawe azi yuko uri ahangaha? Uti ubu ngubu azi yuko wamucitse uri ahangaha? Ati cyangwa ngende nkureke kuri papa wawe mubwire ko ugenda nta ruhushya wasabye? Ati ubu ngubu urabona utari kwiga imico mibi?
ambwira ati oya, ati papa rwose arabizi namusabye uruhushya, ati nambwiye ati hari akantu gatoya ngiye kuza kureba, ati nayo musize hariya hirya ari hahagaze. Arambwira ati hariya hirya ari hahagaze, ati none se ahagaze hakora iki, kuki nyine mutinjiranye muri ino shyamba, ati tube twahura nyine uri kumwe na papa wawe, ati rero nta kintu ngiye kukwangiye gusubiza papa wawe, ati fata ahangaha rero tugende. Arangije nta kindi bakoze, yafashe Ange. Mu by'ukuri Ange abonye yuko muri ya karito nta mwana urimo, ariko ari kugenda areba inyuma avuga ati ese umwana yaba musize hehe, ati umwana yaba agiye hehe mu by'ukuri, ko narinje kurinda uno mwana je kumureba, uti yaba agiye hehe. Uno mugabo akomeza ambwira ati cano ngaho ugende, ati mu ikarito nta kintu kirimo, ariko Ange ntiyigeze anyurwa, avuze ati reka nitegerezemo neza mbanze ndebe. Urabona rwose uno mugore yakomeje amubwira nyine nk'ubwira umwana, azi yuko uno mwana nta kintu na kimwe azi, gusa yikundiye ikarito ashaka kugendana nayo, ariko Ange akomeza amubwira ati oya nyamara ati hari akantu nashakaga hano ngaha muri ino karito. Urabona uno mugore amukomeza amubwira ati nyamara n'uwanga ukandushya ndahamagara papa wawe, ati cano tugende nibyo byiza. Umwana rero yaragiye, baragenda. Kurikirane Ange amaze kumenya amakuru menshi y'uno mugore ushaka kubana na papa we ariwe Claudine. Rero bidatinze baje ahangaha, urabona papa we yakomeje kureba yibaza ati umwana wanjye umbwiye iminota 2 koko ari he. Bidatinze abaramubonye nawe yaratangiye kugenda amushakisha, abaramubonye ari kumwe na Claudine. Aramubwira ati se sheri umwana wanjye umuvanye hehe, ati wari uri kumwe nawe mukora iki? Ambwira ati rumva nanjye hari haruguru ku muhanda, ati ngiye guhaha, umwana musanga hariya mu ishyamba, ati niba arimo gukoramo iki, uti nanjye simbizi, ati rwose ati ntago nawe mfitanye gahunda nawe, ati rwose wamubaza uno mwana sinzi gahunda yari afite. Umugabo akomeza amubwira ati uno mwana wanjye ko nzi ko karitsiye azizi, ati ishyamba yagiye kuzikora kurikoramo iki, ati nkaho nari nzi ko yagiye gukina n'ahandi bana. No mugabo akomeza amubwira ati rero n'umwana wawe asigaye akunda kuzerera, no kumushyiraho umutima ukajya umurinda, ati ukamwitaho, ati nyine nk'umwana. Ati njye rero nari ngiye ku muhanda, utari ibintu nari ngiye kugura, ati urabona narinyuzeho rwose, ati ntanyishe mba ndamubonye, ati se ujya mba ndimo kukubeshya sheri, ati ntago nakubeshya rwose, utari ibintu nari ngiye kugura, ariko mu by'ukuri umwana nguwo musigarane, njye reka ngende njye guhaha, urabona n'amasaha yagiye kandi ndashaka kujya mu rugo. Uti Ange rero nayo bayi, reka nyine njye guhaha rwose, ati kandi sheri ndabakunda, ati nukuri, ati nzishima nitubana. Urabona umugabo yarishimye avuga ati yo disi umugore wanjye agirira impuhwe umwana wanjye, ati anamusanga mu nzira ntamusige rwose akamunzanira. Umugabo rero nta kindi yakoze, yaritahiye bajya mu rugo we na Ange. Kundi munsi rero urabona ahangaha Ange yarasohotse ari kumwe na papa we n'ubundi, kuko iyo bari muri vakansi baba bari kumwe. Nta mama wagira, mama we yarapfuye, mama we yitabye Imana Ange akiri muto cyane. Papa rero niwe wakomezaga kumwitaho amurera. Urabona yuko hano ngaha rwose Ange yakomeje abwira pati rega papa batubwira ngo tujye dushaka ibintu twiga, ngo nibura dushobora no kugenda tukiga koga, ati dushobora kwiga gutwara imodoka, ariko ngiye nyine ndashaka kwiga gutwara drone. Ati rwose daddy, ati ndashaka yuko mbimenya neza, ati nkaba umuhanga, ati mbega nanjye nkaba umuntu ukomeye mu gutwara drone. Papa ambwira ati ibyo byoroshye mwana wanjye, ati se narayikuguriye kuyikwigisha bizananira, ati hangane rwose ni igihe gito ukaba umaze kwisobanukirwa, uti nta kindi nukwitoza, kandi ibyo wize ntubisigaho ba wabisize, ahubwo nyine ukagerageza kubifata. Uno mwana akambwira ati yego rwose papa, ati nanjye ndabikunda, ati kandi mba numva nyine mbishaka cyane, ati nzabimenya vuba. Ahangaha rero yaragarutse Ange, urabona yaratangiye kugenda yitoza. Urabona hano ngaha rwose yahise ayihagurutsa, irirukanka cyane, arayizamura cyane atabimenye, ashaka kwigarura biranga, ashaka kwikatisha biranga. Rero kurikira neza urebe ukuntu byagenze.
Angela ahangaha rero yavuze ati mana yanjye we, ati ibi ni ibiki koko bimbayeho, atese ko izamutse cyane yahise imanuka irahuruduka igwa no hasi. Angela atangira ati ati papa bino binabimenye ko atamerera neza, uti mana yanjye, uti none se ati ubuse ndayigarura gute, ubuse ndakanda hehe ngo nyigarure. Atangira kwibaza nyine nk'umwana, urabizi abana nta bindi bitekerezo baba bafite, nagashaka gukoresha kariya kamashini ngo bimukundiye nibwo agitangira kubyiga. Arangije atoya reka nirukanke njye kuyizana, ati kuko papa ashobora kumerera nabi cyane mubwe yuko yancitse ikagwa. Ahangaha rero Claudine ari kumwe n'umugabo we arimo kumutunganya, ariko sheri ubaye amafaranga wowe wayaguha wayahaha iki, nta makara mfite, nta munyu mfite, ati ubu wowe waguramo iki koko, ati kandi wahise ugashaka no kurya neza, utariko abagabo mana yanjye ubaye amafaranga wayaguha wowe wabona icyo uguramo. Umugabo ati se sheri kariyo mba nabonye, ati karuko biba byagenze kuko wagiye wemera ibyo nguhaye. Wa mwana yaraje ahangaha aje gutura drone yiwe, arangije yumva barimo baratongana, yumva ijwi ni irya Claudine. Ese biragarukira hehe, biraza kugenda bite kuno mwana amaze kumva ijwi rya Claudine? Kurikirana part 2 ndaje nyiguhereze mu kanya.